ariko nabanje gutinya umuntu niwe wa mbere, ibindi byose ni ibikurikiye. ubanje gutinya umuntu uzi gusa umuntu ntabwo umuzi, ubu se umuntu arakwihinduka, ubu wabona unyihindutse ntabwo sinzi, ntabwo ndi kubikura neza. Nyine Ubanje gutinya umuntu ni ikiremwa kizi ko kizi ubwenge kurusha undi muntu, kandi nawe ni umuntu. Yes, ese abantu se hari abantu bazi ubu nta muntu ukurusha ubwenge? arabundusha ariko niko abizi. Nyine hari umuntu ubundusha, kuko urebye nko muri classe aho twigaga wasangaga umuntu ubu wa mbere, ubu ngubu wenda ni nk'umuntu ukora utundi tuzi tugiye dutandukanye, ukabona nanjye wenda wabaga uwa nyuma, nanjye mfite utundi tuzi, ariko umuntu niyo bavuze ngo ni mugari.